Ndi Papa Sava. Manudi akamambira mpaye ntaki Bebe. Ubwo mukamuragiye se? Turagiye ubwo Manudi ntari kuma kamambiri n'inkweto ngomba kujyana. Ako se uraka kamambiri muzamutuye muri nuza? Ako Papa Sava ntago bizi. Abuzwe nigeze kujya muri hoteli niba kamambiri. Ubwo se ku buryo nibingibi bigezweho bya AI noneho bakwima kamambiri? Kana ndi kubitekereza ni kwa kundi nyine umuntu aba yanga. Ano wari wagiye guhugurwa mu byo gutwara. None sugeze Simo. Shabanguka dora amasaha yamfashe. Banguka. Ubwo nguhize se? Ubusizi ntago zisa ahubwo ya pa bank iri he? Bank. Yayo sinayise. Uzagicanira nyine gucyagira ukanampamagara. Kavuga Shivanja meza. Yego wa. Iyo yijyane ntago basa ubunjyane kamambiri cyangwa nziba. Ariko surajyana kamambiri mugiye muri AI 2020 na kangaye ugiye kujyana kamambiri. Uzi ko hano muzajya noneho nta nubwo abari kamambiri. Urabona biriya bikweto byo mu mahoteli akaze y'inyenyeri nk'eshatu bakubitamo nyine. Ntabwo ndi babahaye se cyagiye muri ntuza. None nge hariya rero. Uriya niyo mama mukunda wa kintu. Uzi ko umukobwa yambwiye ati Papa Sava ibi bintu bararana. Ndabiguhaye ibi bikweto. Utabigejeje hasi wabishyize. Hanyuma se wabibonye he? Ako kucufu wabigejeje warabyifotoranyije urabinyereka. Ego nyagasani genda urebemo hariya muri stock hano sana ari kwambimaza. Umuntu atso ava hariya akagera hano habaye ivumbi. Wajya ukareba muri cya gishashi wazanye mwe. Yesu bikoresha iki kutajya ubyambara? Ntabyambara yese kandi uzi yuko hano haba ivumbi. Kira gishashi wazanye. Nese undi babyambara hanze ko babyambara. Ubusanga nigeze nge. Aha nigeze nge. Nagiye hera. Urafuha. Ntabyo nazanye. Ndonjyanye imfunguzo zimwe. Nanze kugenda nakumfunguzo. Njyanye n'agafuko urabizi ngenda mpara. Buretse utazambira ngo wabuze iteke bakwinye. Aho kunzanire na rabero yangira aho ngaho. Ndabona nari kuyibutsa. Ahubwo siri he? Akishobora kubiri mu cyumba. Ngo ndikubura vitamine wa. Noneho reka tuyagabane bingana. Sibyo? Meso wari uteganyije yanga ntago mufite bisi iri bubatwara. Oya nabo nari yateganyije pe. Ariko nyine nitunganye none se. Hari ibintu mba nkubwira nkahita mbona ukutumiye amaso nk'ay'umutubu. Ya mafaranga yateganyije. Ngabo mwiza nuko Imana ntago nari yateganyije. Kubera iki mba mvuze ngo tunganye ugahita ugira gutyo ukarerembura waje. Ni kwa kundi umuntu bamwima n'ibyari yemerewe. Nayabika ariko burya mwemewe. Ni wacu baranze nuko. Ndabizi wiraka. Njya mbyinirira. Ku buryo nkubwira ngiye kuguhita icyo utazabura itike cyaho ukagira ikibazo cyaho ukarya nabi ukajya ahantu arahana muri zira hoteli. Nagiye muri hoteli noneho nsanga batetse ibintu bimeze nk'intuza nk'iminyorogoto. Uzi ko nahavuye nkajya kurya mu cyarano nshatse agasogo. Abadamu tuzara turi kumwe bari kumbwira ngo bazajya banywa kawayini ngo barakemere gusa nzajya ngo Mama Sava. Nzanywa inzoga. Wayini kigukora nagukiza. Nzanywa uzanshaka so nkure. Ufite kajugujugu izahita inzana hariya. Ugiye kunywa wayini hanyuma urare muri pinki. Oya humura nayo nzanywa. Ngiye kugutarakinga. Iyi telefone yanjye iratarakinga. Areke tarake. Itarakinga ruko.
turakinga rukora reka tuyagabane sibyo ahubwo mbone nuko nishyura na Simoni Simoni nawe ako Simoni bari abana tuba twarareze mushiki we tukamushyingira nyina uriyegera gitari hari service tutamukorera sinamwemereye iki ubundi ntabwo twagakwiye ibihana amabyasi ubitwaranga imitwe siye ntayigabanya Simao biro tugende wa amasabazi ko nayo nabyibagiwe bitesemo bitotsi byanyishe ise kuri kuryama cyane aragitarira amazi iminsi arwaye rega ndamurwaje ndi guteka nkajya gusinya ariko ntukajye ubeshya urarwaza nyiragitare ubuze gufura amakariso y'abakecuru ibyo byarabyikorera ntabwo nese umurwaje uzi guteka iki tubwire sipe yewe umukunda abantu babe Simo tubwire special tuzi kuki wumva ntazi guteka umva nkubwire Simo si umuceri uri mu tuvuta z'agatungura kabiri Simoni reka nkubwire psychology nize ntago wabinzana w'ibyo urwaje nyiragitare ronkana rero si ibijumba mu rugo turya kubishyira ku ziko amazi yashiramo ntabwo mbikura amazi yashiramo ese ibijumba ni nkabona nyoko agiye gupfa ibijumba nibyo urwarishije n'imyumbati shawura bukecuru garapfa imburagihe ibyo bintu babiri mu murima nakabuze ngatwara mu cyumba se yarakandi ese ntabwo uri kubona ko ndi gusaduka mu cyumba ariko harakandi kaka ngaho ntako kashizemo uzi ko nana korogati nsigiye korogati irahari naziguze mu gitondo Simo nuko rero ariko nyarutse ngo mpaze mabuze veve bite nakujya kwiyogoshesha veve rero viva araho yarabyaye mahanga araho kabisa yarabyaye bike we bimeze neza kabisa ese ntago ajya akanda akanyenyeri wese arakagukandira ajya agakanda nuko nyarya buturi yarya buturi nyine ndetse kuri musaza urumva veve reka yarya buturi ku isanduku ihenda n'umusaraba ugahenda ahubwo se azitwara mu isanduku basaba wibaza ko uzajya kumushyingura muri Amerika none se uguze ngo korobiyari ndavuga iyawe korobiyari tuzongera nanjye naboneyeho rubinge na mama akagenda mushiki wanyu yohereje amadolari cyangwa amayero muri ye mwenyine ariko njyewe nyina yabonye ndabimenya yambara igitenge gishyashya n'urukweto akugurira iki kwagucata muri ba boss uri umuntu yajya kubasuzugura azana udufaranga tudafatika ngaje kubiyemeraho reka mwambara amasaha ya diyamasha nako tuba tudafatika se wapiganze yakantije ngo ntiwaherekeza ayo masaba wambaye nabi mufite umudiyasipora uri gutira ndatira cyane hapfuye uwihuta ubu ngiye kuryama reka hari ikintu nshaka kukubaza biriya bintu byawe byo kurya imigati ngo nuko ntahari n'amandazi simbishaka none se Manudi ko bapfushije akaba azaza nyuma y'ibyumweru bibiri ntabwo azaza twavuganye ntabwo azaza nyuma y'ibyumweru bibiri ariko namenye guteka umureti ndawuzi n'intuza n'ifiriti ku buryo uzarya umureti n'ifiriti ibyumweru bitatu ntahari ubwo se nazasanga umeze ute njye se njya muruta cyangwa nkabyibuha ntoya nabwiye Manudi ejo bazashyingura umusibe jaze hari ikibazo oya ntacyo agomba kuza akagutekera utuboga oya njyewe ubundi ariko ndi sitatika nk'iki kimeza simbyibuha niyongera ntako nyine icyo ndi kukubwira ntabwo nshaka ko nzasanga noneho warashukuye wagira ngo ntiwabirya bibahangaha nawe yarabaye nka nyiragitarira akaba mwansekaga yamarabanse tari kuzamera nka mama nari ndi kubwira ngo wongere wibuke kwiyogoshesha sibyo kwiyogoshe byari byashokonkora se nabyashokonkora ariko nyine umusatsi wakuze wiyogosheshe kandi wibuke kugenzura hatungi amaze iminsi atwiba sinzi impamvu utabibona hatungi nawe adahari nyine Didasiyene ngo arwaye kanseri y'ibere arayirwaye na hatungi ntahari ariko ejo azatangira akazi ntabwo uzi ko ejo agomba gutangira akazi ubwo rero nibazatangira akazi ndumva iby'ibiryo nta kibazo hatungi se yagutekera oya ubwo uzarya brushete kugeza ngarutse oya ariko hari ntateka se n'akaboyiro na za susa ndashaka ko Manudi azajya gutekera urabizi niyo natetse kurya kwawe ni ikibazo urumva noneho kandi wibuke amazi yo muri dushe kurara uyafunze urabizi ko asigaye afite ikibazo iyo ikigega cyuzuye yagira nani Simo
ariko Simo. mumasaba nizeye kutangeza kure kabisa kuri kaburimbo n'imodoka harya zigufata barabafata kuri kaburimbo numva kimeze Ni bisi. ndagusiga kwa Umva. piga nzenze mufatira akamoto rwose ariko nk'umuntu ugiye muri ariko si misiyo byo ari nizere kukubwira ntabwo ubyumva nk'umuntu ugiye muri Niba- misiyo nizere kuri bugura ubundi gatatu mwagumya uyu munsi. kumugenda n'amaguru muri iri vumbi ufite udupfukamunwa ubuse mfata akamoto ningera kwa pigana si byo ari reka kukubwira se munyarutse mugeze nko ku kamoto cyane numva mfite imbaraga nkugeze no kuri bisi nta kibazo oya ntumuge umva rata bicara ntumugeze kuri bisi mugeze heza kwa piganzenze kugera kuri bisi uzi ibirometero birimo nitubura moto se ubu se urashaka ngo umugore wanjye agende azagere hariya ivumbi rigeze muri nuza muri bwa nagura akantu ndanamugeze iyo agiye aho usirimuka si byo rata bebe nzagukumbura shiri wite reka nta Ngiye mpamvu kuryama. witwaza n'akare reka nkatwara ese ubundi wamugani ko mbona wiharaje kwambara amapinja ngeze izi saha saa 12:42 urakira twese hamwe saa 12:42 niba ujya nta kurya mupira uriho ukaba nta gitaramo ubu se mvanganye njya kuvuga ngo ngiye gushikora mu bagabo bagenzi banjye ubu reka nkubwize ukuri shu ntugiye ubu ibyumweru bigiye gushira ari bingahe bitatu papa sava ndyama saa 12:30 mbyuka saa 11:30 bamanudi bazaze ntibaza makuru ariko papa Yego, wakorotse mbahe oya nese uretse kwirari mu buzima busanzwe iyo uri hano zipinjama nzambara sanga isi saa 5:00 z'ijoro zose urazambara uzambara kangahe ariko nta nubwo mba nkwiye kuzambara mba nzambarira ndetse ufite iki ntemerewe ku buryo njya kwirwa nifurebye wikwivuna cana televiziyo urebe wikwivuna ngo ugiye kuryama saa 12 ntiwabasha gusinzira oya ngiye kuryama nta mupira uriho nta ndirimbo filime nabonye iraza nka saa 8 ubu se saa 8 mbyuke nze kureba filime ubu noneho bivuze ngo uzabishobora ibyumweru bitatu oya no kugira ngo nirinde yuko nyine nananirwa hakiri kare reka njye ndyama kare mbyuke kare ndyame kare mbyuke kare siporo hafi ese uwa mugozi wanjye nasimbukaguriye uri mu cyumba cy'abashyitsi iruhande rw'ikarito two guterura byose biri kumwe ntabwo nshaka guterura bya bindi by'ibyuma agatoza kararanga iyo ushaje uba ushaje mama saba usigaho uzankumbura kugukumbura wa yabaye sheri wanjye noneho ubu ndumva ngiye gupfa ariko upfa numara nzagusanga sheri nizeye ko uzaba umugabo mwiza inshuti yanjye ugiye kuri ibihugu ugiyemo ntibikamye amasoko y'iwacu amasoko nayo wenyine ninjye ufite amabito ninjye ufite umugabo mama saba ninjye ufite amabito nanjye ninjye ufite umugabo bayi sheri wibuke ko naguze akadungere gateretse hari hafi arya ngo iriya ngo igite ndagutarakira ibintu yaye kuvuga ngo ugiye ninkora nzaba nkamwe bayi ndagukunda simo ninkora nzaba nkamwe rwose ujye ufite 20 n'ingahe nane 17 nakuye 5 utambwiye ko nkunda iki utambwiye ko love you babe I love you sheri we gicucu ngize gasha umva wanjye abagore bose barusha taye wa gicuritse n'icupa rya primus ryahambirwa yewe jareka ni ikigoryi jareka se ninde wamuhamagara nawe kamuhamagara tegetege nawe wakora umuti tegetege akora umuti warawe Digi baro uri mu rugo usigaye uryama nk'imibundagaswe wapi mvurize mugese
iminsi ibiri ushaka ushomeri kamere nabi ubu ncuramye mu buriri nanumiwe umuntu wanjye. Uracuramye cyane ncuramye mu buriri kabisa. uryamye nk'ushyinguwe. yewe mbo hari icyana kikuri impande se cyangwa uri wenyine? Njyewe narumiwe maze ndatagataga maze wishyesha byoroheje. Karabya umutwe wayo. Ndi kuvuga rushe. Karabya umutwe wa rushe hanyuma uhituza undebe. Birumvikana ngwino mu rugo mane. None se nyoreza agatike mwereke. Wifata moto mane, fata agakabu. Ntago nkukeneye uri gutuma ivumbi. Uzi kugira icyuya kinuka nawe. Ngeraho umeze neza sibyo? Okay, none mu minota y'itanu. Harya icyana wemera ni iki? Umva. Urabona urwana rwa Kidomange ni hajemo neza. Kidomange? Ruriya rw'amabuno? Bana Kamadudu karabinkorera. umva Kamadudu burya karaga ibuno kari gukaraga kunoza kuri turiya tubere tw'abagabo. Madudu ni mubaya. Ukumva urapfuye. Ni mubi. Ese digiti Digiti Madudu yari agukozaga akarime mu gutwi. Agukoza kari mu gutwi ukikiguti ukabikimara. Ahantu uri wabona ikintu cy'inuza kikiri kereri ukaza. Ikiri se sinaca kwa piga nzenze tukagihitana. Nyura kwa piga nzenze nutamusangayo unyure kwa nuza kwa Gerard. Kwa Gerard. Piga nzenze birakunda. Atanyutanyuka. Ubwo reka turebe Kidomange turebe na Kamadudu. Kamadudu buriya kagira n'intuza sha. Kagira n'umwihari. Madudu harya. Siyo nge ufite iherena kunuza ku mukondo. Oya. Madudu na iherena gira ku mukondo ahubwo harimo turebe se bitatu cyangwa bine. Reka turebe bitatu. Umukondo ngo ni Mataderi wa utoboye ma. Karayagara. Oya turadusinda tuyagara ndadukontorora. Iyo gasize karayagara kagashaka kurwana mu kabari urumva. Oya Mataderi buri araninya. Ariko rwa Kidomange urumva ahantu turi bujye harimo n'ibintu byo guceza. Gucezanya n'ubukobwa rero bumeze nk'ameza nta atakubaho ikibuno biba ari ikibazo mani. Reka dufata Kidomange wa maninyo. Yego. Ubwo ni 4G. Oya 5G. Noneho dufata na Kamadudu ka 4G. Na Kamadidire ka 1G. Ka 2G we ntacyo nakamaze kuzana tubuno ni sawa kagafite ni kuri 2G. Urumva se tutaturi digitalize mwana. Kubyo kwishurisha nta kiba mfite. Yego nyagasani. Nyabare wumve se. Reka mwereke. Oya umva ibintu biri kuvuga. Mani ntukina theatre radiophonique. Digidi. Ntabwo ukina theatre radiophonique. Ngenda kina nyine. Iki ni iki kiri kuvuga se. Iyo sound ni amafaranga barimo kubara inoti za bitanu. Shingukayo wambesire. Shingukayo. Ubwo sura yogeje. Ndikuguye mani kindaje ariko se wowe tuza ngipa nose gemeze neza. Sawa. Atanye. Mugeze. Karabai. Mbo. Ubwo none ikintu kibone iki. Karabai. Bite inkweto zigezweho ra.
design nawe ngo ni yangisi wewe nimero nambara iri waraye yora ne mwana babo wari wanje welcome didi kamunyi warabana umenye ko hano harimo akantu kakazamu welcome entre kamushe didi utagonga biroroshye ariko nyine ndakomeye nagira ko wabwira didi bitero dega bebe no just ariko ntabwo uri kumva no washaka kwitunganya arayiseka no igituza akagiseka ashaka kwitunganya ntabwo afite didi zagiye mana ashaka kwitunganya durundundu ntibimufata umwanya durundundu igituza akagisetsa imboko akazirarika bebe yo umwana w'i Kigali wavuye iwabo mu cyaro naje ngeze n'amaguru naraye ku gikarito abatanzi barambarirwa yo mana wa mama ureke ukwereke ukoneye ubuzima ni bugari iwacu niho bikorerwa degiti izina ryagiye ntabwo ngiye ntabwo matutu uri kumaka matutu ntabwo uri kumaka tujye imana yamaye umwana ufite amata ye ibere rirashinze agatuza ni wane ninde ufite isango mbere kagatekereza madudu reka nzagutere mu busitani bwanjye hafi ya ririya ariko digidi umva nkwereka igitekerezo nasinze no kure ariko njye ntabwo afite isibo njye ndakomeye afite isibo ari kumva njye ndakomeye nibyo nari ngiye kuvuga rero reka tubikontorore icyo ngiye kubabwira rero sinjye ubazanye hano iwawe niho tuzanye aha ngaha sinjye ubazanye kandi noneho njye nitonze nitonze njyewe ndaba ndi kumwe na Kidoma njye na Madudu banzuma amazi ijambo hano njye ndashaka ijambo tugwaye ijambo nyagusha ahangaha na mufone hari netse kandi ndashaka amazi Kidoma hano mwana akoze ikintu bita hano nta mugore uhari wavomye ikigega cyashizemo amazi asigaye ntari hejuru hariya ashyushye muza gukaraba hano harimo surprise ya ji njye mfite surprise yaje ji ntabwo ari ji niba atarimo ji harimo umuntu ushaka kugira ngo mujyane mu cyumba hariya hepfo gahunda ibe kure uzi digiti donya kandi hano noneho digiti donya kandi hano digiti ndakute mwasiribu uwanjye wa mbere n'uyu nguyu ngenero ndi njyewe ni babiri reka nkubwize ukuri kubera ko noneho ufite n'umugore mwaranye Kidoma behave siribu noneho utagwa mbo noneho kugira ngo tugabanye ubwikanyize n'ubusambo wowe usanzwe ufite nyine ntuza ubwo jyewe ndashaka kwitunganya ndemera wamushyira mu cyumba amashuka yanjye rero ukuntu bijya gukora rero wowe ndemera akaba kanditseho kandi karakubumba
nanjye bishaka ufata ibumoso n'iburyo kamwereka tom suri umuntu wanjye wowe noneho urataka bariya kuri papa Sam nzajya nza nkubita ubuhwihuse noneho oya na wadederi wanjye reka mubwira digiti ntabwo nafata rukarakara ngo mfute n'ibiriya byo kurya ariko rero mbo noneho rukarakara yambere noneho uzi ukuntu rukarakara irimo noneho umushiki ukomeye sheri arakwanze ndakwifata ubwo nawe ubaye wanjye digiti agafite satani ngo ufite icyo kibazo yanjye ibyo bintu byanyu ntabwo mbirimo murabizi ko naje mperekeje madederi nkagerageza kwisanisha namwe ariko njye ntabwo ndi kumwe namwe twagiye gucucu akagoryo digiti n'ikibazo mfite njye nibereye no mu mihango mabera uzana imihango abantu basorotse ukarya inkoko gutabomoka akarya inkoko ubomotse uteye warangiza ukarya inkoko maze rero nimunyereke icyumba nihindurire na kwa marade wabwira umukobwa agataha vana amaraso genda ureba ku mahari vana amaraso zana nkure umupari mama ya mungu adeperi vana amaraso muri sangare mbo undi n'ibintu bijyana ibintu bitazi ariko nta gipfuye baracyari dudu ubaga icucu ufite amanyo meza ariko ntabwo uzi kuyakora amani yako ura ntabwo ukerewe none aranakomeye ubonye dedera digiti bra sete boteye kidoma umva kidoma ntaza gusanga unuburiye ukasuka ari ibintu binuka nabi muranyiza uri kunywa nabi akanenywera kahambere gotomera kajogonya umva digiti agoshe no ntabwo njye agoshe nta kintu kiri mu nda kabisa rero ikintu kiri mu nda ufate seti buteye uretse mwereka igitabo madede buriya seti buteye no digiti mfite hariya ture ebyiri z'amagi urasanga amagi mu cyumba fata seti buteye mujye muri goshi no terera icupa sheri reka kubetsigware watwaje umwana digiti amakaro nimo budakubita agatwe k'inyuma hasi ariko ndagupeza no kubita akabizo ku itama ngira ibiro kubita akabizo ku itama ngira pinya banamuhe nibwo bwa mbere nabona isha ikoreye inzovu n'izina ry'Imana kidomo nabuze goshi hanyuma nor goshi nor we mwirwana ni ukurongorana iki Ponye ikintu cy'umuzimu w'umugore wawe hari umuntu wambaye gutya ibintu bitambitse hano mu gatuza nimukomeze agoshe namwe mujye agoshe sibe fata uwo mukobwa mujye mu cyumba cyanjye uwo nguwo se ngo uri mu kibada bari hehe ndavuze ngo muhaguruke mugende mujye mu byo mwari murimo haguruka mufate mugende